Igitabo cy'Intangiriro umutwe wa 38. Yuda na Tamara. Muri icyo gihe Yuda amanuka ava aho bene se bari batuye ajya kwa Hira, umugabo wari utuye i Adulamu. Yuda habona umukobwa wa Shuwa w'umunyakanahani, aramurongora barabana. Asama inda abyara umwana w'umuhungu bamwita Eri. Arongera asama indi nda abyara umuhungu bamwita Onani. Yongeye kubyara umwana w'umuhungu bamwita Shera. Yamubyaye bari ikizibu. Yuda ashakira umugore Eri, umuhungu we w'imfura, amushakira uwitwa Tamara. Eri imfura ya Yuda aza kubera Uhoraho umuntu mubi, Uhoraho aramwica. Yuda niko kubwira Onani ati, sanga umugore wa mwene nyoko urangize umurimo wa mukuru wawe umubyarire. Onani yari azi ko uwo mwana atazaba uwe, nicyo cyatumaga asohorera hasi iyo yegeraga umugore wa mwene nyina kugira ngo atazamubyarira. Ibyo yakoraga Uhoraho arabigaya, aramwica nawe. Yuda abwira umukazana we Tamara ati, gumira iwanyu mu bupfakazi bwawe kugeza igihe umuhungu wanjye Shera azakurira. Ubwo yaribwiraga ati, hato nawe atazapfa nk'abakuru be. Nuko Tamara asubira kwa se. Hashize iminsi myinshi, umukobwa wa Shuwa umugore we wa Yuda arapfa. Yuda ararira arahora, hanyuma azamukana n'inshuti ye Hira w'i Adulamu, asanga bakemuraga amatungo ye i Timuna. Babibwira Tamara bati, so uko azamutse agana i Timuna agiye kogosha intama ze. Tamara yiyambura imyambaro ye y'ubupfakazi, atega igitambaro, amaze kwimiramiza ngo hatagira umumenya, yicara ku irembo ry'umujyi wa Enayimu ku nzira ijya i Timuna. Yari yabonye neza ko Shera yari amaze kuba mukuru, ntibamumushyingira. Yuda amubonye amwitiranya n'umugore w'ihabara, kuko yari yitwikiriye mu maso. Aramusanga, aramubwira ati, nyemerera turyamane. Ntabwo yari yamenye ko ari umukazana we. Undi aturampe iki ngo ngereho? Yuda ati, nzakoherereza umwana w'ihene nkuye mu matungo yanjye. Umugore ati, ndabyemeye, ariko nsigira ingwate kugeza igihe uzoherereza iyo hene. Yuda ati, ingwate nguha ni iyihe? Undi ati, ikashe yawe, umukufi wayo n'iyo nkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana, nuko Tamara arasama. Hanyuma arahaguruka aragenda, yiyambura cya gitambaro, asubira kwambara ya myenda ye y'ubupfakazi. Yuda yohereza wa mwana w'ihene atumye ya nshuti ye y'i Adulamu ngo inamugarurire ingwate ze. Ariko iyo nshuti ntiyabona uwo mugore. Abaza abantu baho ngaho ati, wa mugore w'ihabara wari ku nzira ijya Enayimu ari hehe? Bati, nta habara yigeze iba hano. Agaruka kwa Yuda aramubwira ati, ntawe nabonye, ndetse n'abantu baho bambwiye ko nta habara yigeze haba. Yuda ati, nagumane byose, tutazavaho twisuzuguza. Ibyo ari byo byose namwoherereje umwana w'ihene, ariko wowe ntiwamubonye. Hashize amezi 3 baza kubwira Yuda bati, Tamara umukazana wawe yabaye ihabara, dore ndetse n'ubu aratwite. Yuda aravuga ati, nibamusohore maze bamutwike. Abonye bamujyanye, Tamara atuma kuri sebukwe ati, inda ni iya nyiri ibi bintu. Ati, buka nyiri iyi kashe n'uyu mukufi n'iyi nkoni. Yuda arabimenya ati, yandushije ubutungane kuko ntamushyingiye umuhungu wanjye Shera. Kuva ubwo ntiyongeye kumwegera ukundi. Tamara ari hafi kubyara, asanga atwite babiri. Mu gihe cyo kubyara umwana wa mbere, abanza ikiganza, umugore ubyaza aragisingira, agishyiraho akadodo gatukura, ati, uyu ni we wa mbere.
ariko uwo mwana asubizayo ikiganza, habanza kuvuka indi mpanga. Umugore atuciye he? Nuko bamwita Pereshi, bisobanura ngo icyuho. Nyuma wa wundi wari ufite akadodo gatukura ku kiganza nawe aravuka, bamwita Zera.